Isango ni isango kandi aho abagabo basezeraniye niho bahurira. Ngi namwe twemeranyije ko bidatinze nzagaruka mbazaniye igice cya kabiri kuri cya gitabo cy'igitangaza. Igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 5 mbere y'uko Yesu mwene Yosefu na Mariya avukira mu kavure gato. Igitabo cyarambye imyaka 2000 irenga kandi kikaba inzira yagesheje abasirikari ku ntsinzi zose bagezeho. Indwanyi y'igihangange ibanza gutsinda ikabona kujya ku rugamba, ariko indwanyi izatsindwa ijya ku rugamba mbere ikagenda igambiriye gutsinda. Uwo ni Sun Tzu mu ijwi rya Chris Lines. Ni igitabo cyambukiranyije ibinyejana kigira uruhare mu ntambara, abagisomye neza kurusha abandi bakagera ku ntsinzi zabagize intwari zohora zibukwa. Ni igitabo abanyepolitike babumbuye cyangwa bakabumburirwa maze kigatuma bicara ku ntebe z'ibyubahiro nuko bagakomerwa amashyi baba bavuze ibyubaka cyangwa bateshagujwe. Abacuruzi n'abashabitsi nabo bakigize iturufu yo kugera ku butunzi maze aho banyuze hose bakitwa ba boss. Nabo bakavuga rikijyana banabyina n'abaraho bakabona bigitangaza. Abantu ku giti cyabo nabo bifashishije igitabo mu kwivuna abanzi babo. Nawe rero uri kunyumva ushatse watega amatwi witonze, ariko bikagusaba kwigengesera kuko iki gitabo cyanditswe mu bitekerezo bikakaye kandi bya gisirikare. Reka rero dukomeze ariko dutangira kuri chapiteri ya 8 y'iki gitabo kuko izindi chapiteri twazigarutseho mu gice cya mbere. Niba utaracyumvishe waracikanwe kandi birakugora kumva neza iki gice. Gusa amahirwe ufite nuko wasura YouTube channel yacu yitwa Mwarimu Show, aho urahasanga icyo gice n'ibindi biganiro mu nama n'ubumenyi by'ubudasa. Twagiye. Chapiteri ya 8 yitwa 9 Chains cyangwa Variation of Tactics. Noneho Sun Tzu asobanura impinduka zishobora kubaho mu rugamba ndetse akerekana icyemezo wafata kuri biri mpinduka. Ati mu guhangana n'umwanzi wawe uzashyire mu mutwe wawe kutagomba guhora witwara kimwe. Ujye uhindagura kumere nk'amazi. Ufata umwanzuro utunguranye mu gihe umwanzi atabitekerezaga. Jya utoza ingabo zawe kwakira buri mpinduka yose ibaye ku rugamba. Menya neza ko urugamba atari nk'izuba rirasira mu burasirazuba rikarengera mu burengero bwaryo. Burya urugamba ruhinduka buri munota, maze rero ujye umenya guhinduka buri uko umwanzi wawe nawe ahindutse. Nubigira uzaba wesheje agahego ko kwakira buri cyose yakora kandi umere nk'ufite ibisubizo by'ibibazo byose yaguteza. Igice cya 9 Sun Tzu yagikuyemo ko wakwimura ingabo ku rugerero no kuzitwara mu gihe ziri kuva ahantu hamwe zijya ahandi. Ibizwi nka the arm on the march cyangwa moving the force. Aho uyu mushinwa kwigisha kumenya neza uko wagenda mu matware y'umwanzi. Ati igihe kibi kibaho ni igihe ugenda. Uzitonde kuko umwanzi yagutega igico maze ukagenda usanga yakwiteguye nuko akagukorera ibyo ashaka. Menye neza guhitamo inzira ya nyayo yo kunyuzamo ingabo zawe kandi ubanze uyiharuza abatasi bajya imbere. Menya ko umuhanda wose atari uwo kunyuramo. Irinde gufata ingabo zawe ngo zigende mu ruvunganzoka. Siga intambwe ihagije hagati y'umusirikare n'undi kugira ngo mu gihe uguye mu gicu uzatakaza umubare muto. Mu gihe ugenda ukeka umwanzi ujye ukoresha amaso yawe urebe kure, hasi no ku mpande zose. Reba neza ibidukikije n'inyamaswa kuko nazo zaguha amakuru y'uko byifashe. Nubona inyoni zisakuza burya ziba zibona ibidasanzwe, ubwo aho hashobora kuba mbushi. Niba ubona ivumbi mu kirere ubwo hari impamvu wakakwiye kwitondera. Nugera mu gice gituje ujye ukoresha amatwi n'amazuru. Yongera kukubwira ko ugomba kumenya icyerekezo uri kuganishamo ingabo zawe. Ati menya neza niba uri kugana mu butayu, umenye icyo ugomba gukora. Niba kandi uri kugana mu birunga cyangwa mu bukonje ugomba gutangira kwitegura. Numara kandi kwambuka uruzi ujye wirinda kuruguma hafi. Igice cya 10 cyo Sun Tzu yagihariye inyigisho yo kumenya ikibuga uri kurwaniramo. Niyo mpamvu iyi chapiteri yitwa Terrain cyangwa Ground. Iri ni isomo batoza b'umupira biga cyane kandi buriya nabiyi chapiteri baza kuyiga muri iki gitabo. Ibi ni ukuri kuzwi na benshi. Sun Tzu ati niba uzi ubwenge ugomba kumenya neza aho uzacakiranira n'umwanzi. Menya neza inguni zose. Umenye neza aho uzatereka intwaro zawe ukawumureba mu gihorihori. Ugomba kuba uzi ko ikibuga kingana kandi ukamenya buri santimetero hato utazahorera ugakandagira mu mwobo cyangwa mu mahwa umwanzi akagufatirana uri kwihandura akagukorera ibyo nawe uhora ugambirira kumugirira. Mu gihe uri mu kibuga ibuka gushyira imbaraga ahazava ubufasha n'imbaraga zindi zagutabara. Aho uzahacuga nk'ugucunga umutima wawe kuko umwanzi nahazibira nta kundi azaba yagutsinze. Reba neza imbere yawe ureba aho umwanzi ari gukinga, aho hohereza ingabo nyazo zizahasenye byo kuharimbura. Kandi ntugatume umwanzi wawe yisanzura mu kibuga. Ujye umuhoza ku nkeke. Nubona umwanzi wawe ahagaze uzajye umusandaguza. Niba yoroheje ibintu icyo nicyo gihe cyo kumutera. Niba yishimye ujye umubabaza. Gusa uzibuke no kumuha intsinzi ntoya maze ayihugireho yishima. Ubwo nawe uzamufatirane muri ibyo bihe yita byiza maze umwumvishe bya nyabyo.
Chapitiri ya 10 muri The Art of War, Sun Tzu yayihariye gusobanura ubwoko bw'ibibuga n'uburyo wabirwaniramo, izwi nka 9 battleground. Ati hari aho kurwanira henshi, hari ubwo uzarwanira mu matware y'umwanzi, hari ubwo uzisanga uri kurwaniraho umwanzi atazi mu matware ye, cyangwa n'ahandi mu bwoko bwihariye. Icyo kumenya nuko hariho hose ugomba gutahukana intsinzi wifashisha ubumenyi twagarutseho hejuru. Gusa isomo rikomeye ugomba kurikura ku mazi, yafata ishusho yahashyizwe hose, yewe wanamenya kwiberaho nk'uruvu, ukisanisha na buri hose ugeze, maze umwanzi wawe agashoberwa n'imbaraga wibitseho. Chapitiri banzirizi ya nyuma yitwa Attack by Fire. Muri iki gice Sun Tzu aza kwigisha uburyo bwo gukoresha intwaro zawe. Aha ni hakugira inama y'uko waha umuriro w'inkongi umwanzi wawe, aho urasa werekeza inshuro n'uburyo ugomba gukora mu mbarutso, aha kwereka ko urasa uhamya mu cyicu. Sun Tzu ati hari uburyo bwa nyabwo bwo guhereza umuriro umwanzi wawe. Ubwa mbere ni ukumwubikira mu birindwi ukamusukaho umuriro utazima maze ukamumaraho ingabo. Ikindi ntuzibagirwe no kwerekeza umuriro aho abika ibyo kurya, aho uzahatwika uhagarika ari uko umaze kuhakongora. Ntuzabe n'injiji yo kwibagirwa kurasa aharunze intwaro ze, aho uzahategeza abasore bazi gutwika bya nyabyo. Aha ariko akakugira inama igira iti mu gihe urashe umwanzi ukumva nta gusubije, ujye wigengesera, burya hari ikidasanzwe kiba cyabaye. Ikindi ati ntuzabe umwasama wo kurasa ubusa upfusha ubusa intwaro, kora mu mbarutso wabonye neza igipimo maze ukirasa ubudahusha. Menya ko icy'agaciro ufite ari iyo ntwaro yawe, ikomeza kuba intwaro mu gihe igifitemo umuriro. Ubwo rero ujye winjira mu rugamba uzi neza ko ufite umuriro uhagije wo guha umwanzi wawe. Asoza agira ati umuyobozi w'urugamba uzi ubwenge n'umenya kurinda no gukoresha neza intwaro, nuko nawe intsinzi ku yindi akambikwa imidari itagira ingano. Chapitiri ya nyuma y'iki gitabo ni iy'agaciro katagereranywa, ifite ubudasa muri buri rugamba, ni nayo kandi igena intsinzi mu buryo buziguye. Iyi Sun Tzu yayise use of spy, gukoresha abatasi. Ahatangira agira ati uwo ari we wese wirengagiza ubutasi, uwo nta muyobozi umurimo. Ntakwiye no kugira umuntu n'umwe ayobora ku rugamba, uyazarinda nasaza adakoze ku ntsinzi n'imwe. Ati igituma habaho abagabo babohora n'intsinzi nuko baba bazi gutoranya neza abahanga ngo bajye kubashakira amakuru ya nyayo. Icyambere ni amakuru. Sun Tzu akomeza avuga ko ubutasi bufite umumaro ukomeye, akemeza ko ariyo soko y'amakuru atuma ushushanya neza urugamba rwawe. Ubutasi kandi ngo niyo nkomoko y'imyanzuro yose wafata. Ati uruhu ubwenge buke wowe wisikira umwanzi ubutasi bwawe butarakumenyesha uko ahagaze. Akomeza agira ati ntuzicare ngo wumve ko ari wowe uzi gutata cyane, menya ko n'umwanzi wawe atata. Woweho rero iga gutata abatasi b'umwanzi wawe, nubafata ubiyegereze maze ubahe za ruswa n'uduhenda abana, nuko bakuvungurire ku makuru, nibiba na ngombwa ubaha akazi ko kugutatira ba shebuja. Niwiga neza gukoresha ubutasi, ukiga gutoranya abatasi ba nyabo, kandi nawe ubwawe ugahora witatira kandi ugashaka amakuru ku mwanzi wawe, bizarangira umwanzi wawe mutsinze yewe mutanarwanya. Urusha ubutasi ntazigira gutsinda na rimwe, sibye nawe n'urubyaro rwe ruzatsindwa n'urwawe ubuziraherezo. Ubwo rero byose bishingiye ku butasi, maze nakubwira icyo umwanzi wawe uzamumwivuna uko ubyumva, ariko gusa uzirikane ko icyambere atari ugusenya umwanzi bya burundu, ahubwo kumuha isomo maze akemera ko umurusha imbaraga, akakuyoboka ukamugira inshuti gutinya ikanakubaha, niyo ntsinzi zaho uri gushushanyijeho. Muri rusange ngiyi nyandiko yaciye ibintu hirya no hino, gusa nayigarutseho mu ncamake. Akandi kantu nakumenyesha nuko buriya Abashinwa arizo sosiyete za mbere zakunze intambara, aho ukamenya ko ari nabo bavumbuye ubumara bw'isasu, ku buryo byo guteza umuriro wa nyawo no guhangana mu ntambara z'ishiraniro bo babyadukanye kera cyane. Kuva mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, igitabo The Art of War cyanditswe na Sun Tzu, imyaka 2500 irenga irihiritse. Nyamara kuva mu ntambara z'ubwami bw'Ubushinwa, iki gitabo cyazengurutse isi yose kigira uruhare mu ntambara zose zabaye kuri uyu mubumbe wacu. Umuntu wa mbere wifashishije iki gitabo ni umwami Hulu w'ubwami bwa Wu mu Bushinwa bwo mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu. Uyu yari yarazengerejwe cyane n'ibitero byashakaga gusenya ubwami bwe, kandi ubwo bari Abashinwa bene wabo. Yaje rero kumva inkuru ko hari umusirikare w'igitangaza witwa Master Sun, ari we Sun Tzu. Yabwiwe ko ku isi hose ari we muntu uzi by'intambara. Yahise amutumizaho ikubagaho. Andre A. Wilson afite impamyabumenyi y'ikirenge ya PhD mu by'intambara. Umva uko abivuga. King Hulu
umwami Honu yabanje kubaza Sanzu amugerageza ati uvuga ko wahindura buri muntu wese umusirikare, ese n'aba badamu baraha ibwami wabahinduramo umutwe w'igisirikare? Sanzu yahise amusubiza ati yego nabikora rwose. Ubwo hari hatangiye umukino wo kwemeza umwami. Ako kanya Sanzu yahise ahabwa abadamu bose b'ibwami ngo atangire kubatoza imbere y'imbaga y'abari aho. Icyo Sanzu yakoze yahise abategeka buri wese gufata inkota akiyumvisha ko baye umusirikare ugiye kurwanira ubwami bwawo. Nuko afata babiri muri bo ababwira ko bahise baba abayobozi b'abandi, ko kandi bagomba kugenzura discipline n'indi migenzereze yose ya bagenzi babo. Yahise ababwira ko niba wumva ingoma ivuze bagomba guhita batangira imyitozo. Ingoma zaravugijwe. Aho kugira ngo abadamu batangire imyitozo, umva icyo bakoze. Baramusetse cyane. Dr. Fo-Chek Tek ni umunyasingapuru washinze akaba anahagarariye uyu muryango uharanira iterambere ry'ibitekerezo bya Sanzu witwa Sanzu Arts of War Institute. Umva uko abivuga. Sanzu yahise avuga ati umenya mutumvise neza amabwiriza yanjye, reka nsubiremo amabwiriza mu rurimi rworoheje. Nimwumva ingoma mwa bagore mwe mwese muhite muhurira hamwe n'intwaro zanyu mujye ku murongo. Abagore barongeye baraseka cyane aho gukurikiza amabwiriza ya Sanzu. Umwami yahise atangira kureba ikijisho Sanzu kugira ngo Sanzu yemeze abagore ko bagomba kwitoza ko kandi itegeko na discipline mu gisirikare ari ibyo kubahwa. Yahise yenda inkota ye maze akora ibi. Yahise aca imitwe b'abagore babiri yategetse kuyobora abandi bakabahana discipline. Kuri Sanzu urugamba n'ishiraniro ry'urupfu n'ubuzima, iri ni naryo ryari ihame shingiro ry'inyigisho ze. Abandi bagore babonye ibyo akoze bashya ubwoba maze batangira gukurikiza akadomo ku kandi ibyo yababwiraga. Abo badamu bavuyemo umutwe ukomeye warenze ubwami bwawo mu nkuru nka ya yindi y'abakobwa b'inshinzikazi hano iwacu. Kuva ubwo ubwami bwawo bwahise butangira kwigarura ubundi bwami. Umwami wabwo nawe atangira gukurikiza inama zose za Master San. Iki gitabo cyakomeje guca utundi duhigo. Mu 1782 The Arts of War yashyizwe mu Gifaransa na Jesuit Jean-Joseph Marie Amiot. Noneho rero mu 1799 umusore w'imyaka 30 yari ageze ku buyobozi mu Bufaransa, Napoleon Bonaparte. Kuva muri uwo mwaka yahise arahirira kuzaruhuka uko Burayi bwose abuyoboye. Nta gushidikanya ibi yabigezeho kuko kuyemo ibirwa by'Abongereza ahandi hose kugeza no mu Burusiya yahatangaga amabwiriza. Ibanga yakoresheje nta rindi atari The Arts of War. Ubuhanga yadukanye mu Burayi bwashobeye buri mu generali wese bahanganye. Mu kuboza ku 1805 ahitwa Austerlitz, Napoleon wa mbere Bonaparte yahasebereje ingabo za Austria zifatanyije n'iz'Abarusiya. Ufasha kandi ukareba intambara yahebereye na strategy Napoleon yakoresheje, wahita uvuga uti nta kabuza uyu mugabo yari yaracengewe n'igitabo The Arts of War cya Sanzu. Wongeye kumva amabwiriza yahaga abasirikare be wakumva neza ko yari yaracengewe izi nyigisho. Dukomeze. Mu 1949 umushinwa Mao Zedong yagiye ku butegetsi amaze gutsinda intambara y'igihe kirekire yarahanganyemo na Chiang Kai-shek n'ishyaka rye Kuomintang. Witegereje imirwanire yitwa guerrilla warfare Mao yadukanye, ukagerekaho n'uburyo yakoresheje mu gutsinda igisirikare kigizwe n'abantu bakubye inshuro nyinshi ingabo ze, wanzura ko Mao yabanje kumva neza inyandiko ya mwene wabo Sanzu, uretse ko nawe ubwe yaje kubyitangariza. General Von Nguyen Giap ni umunyavietnam. Byemezwa ko ari we musirikare w'igitangaza mu kinyejana cyose cya 20. Uyu yandagaje ibihugu bibiri twese dutinya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Hari mu 1954 mu ntambara yitwa iya mbere ya Indochina, aho Ubufaransa bwari bwagambiriye gusenya no kwigarura Vietnam. Muri Gicurasi y'1954 ahitwa Dien Bien Phu, Abafaransa bahaboneye ishyano batinya no kugarukaho muri cya Gifaransa cyabo. General Giap yabatsinze n'abasuzuguye cyane. Barahasebiye ku buryo basubiye Paris bihishahisha. General Von Nguyen Giap ntiyahagarariye aho kuko nyuma yo gutsinda Abafaransa inshuti zabo z'Abanyamerika nazo zagiye gutera Vietnam ngo noneho zihorera Ubufaransa bwari bwandagajwe mu nkuru isebetse. Ubwo kuva mu 1955 kugeza mu 1975 intambara yahuriwemo n'ibihugu byinshi yari iri kubera muri Vietnam. Mu myaka 19 n'amezi 5 yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje ikoranabuhanga, ubutasi n'ikindi cyose cyari kubakiza Abanyavietnam, ariko birangira bahatsindiwe banahati babo.
ni ukubaruhukira muri za filime zabo za Hollywood bakina filime zerekana uko batsinze iyi ntambara, nyamara ababizi bari bazi ibyababayeho. Nyuma rero muri bwa bushakashatsi abanyaburayi badasibamo batangiye gucukumbura neza inkomoko y'ubuhanga bwa General Guillaume, baza gusanga ibanga nta rindi ari The Art of War. Uyu nawe ntiyabibahisha kuko yababwiye ko akabando yicumbye mu kubatsinda ari iki gitabo n'ibitekerezo bya General Sun Tzu. Abanyamerika bakirita mu gutwi bihutiye gushakisha icyo gitabo bagisomera kugifata. Hadaciye kabiri mu 1991 intambara yo mu Kiguba yari itangiye. Ni nyuma y'uko Saddam Hussein yigaruriye Kuwait, Amerika n'inshuti zabo bakiyemeza kujya kumucishaho akanyafu. Mu 1990 mbere y'uko ingabo z'abanyamerika zihaguruka zigiye muri iyo ntambara, General Herbert Norman Schwarzkopf Jr. wari umugaba mukuru w'ingabo za Amerika yategetse umuhanga muri filozofi y'urugamba John Boye gukusanyiriza hamwe abasirikare bose bazagira uruhare muri iyo ntambara, akabasobanurira akadomo ku kandi igitabo The Art of War. Mu masaha 8 John Boye yifashishije PowerPoint 380 zose maze asobanura ingingo ku yindi iki gitabo ngo hati by'abanyavietnam babakoreye Saddam Hussein atazabisubiramo. Dusoza reka nkubwire ko iki gitabo kitifashishijwe n'abasirikare gusa. Abahanga mu bukungu nabo ntibasiba kwifashisha iki gitabo mu gutsinda intambara y'ubutunzi. Abakinnyi mu mikino itandukanye nabo bakifashisha buri munsi. Aha kandi nakumenyesha ko iki gitabo cyanabaye umwihariko ku bantu ku giti cyabo mu guhangana n'abanzi babo bwite. Abanditsi b'ibitabo mwakunze nabo bariherereye bakoporera iki gitabo maze biyitirira ibitekerezo bya Sun Tzu. Uwarushije abandi mu gukopera Sun Tzu ni umwanditsi abanyepolitike bahariye umwanya wabo, Robert Greene. Uyu niwe wanditse igitabo abanyepolitike bifashisha mu kuzonga abanzi babo kandi bakigamo n'amayeri ye nyayo yo kuyobya rubanda, The 48 Rules of the Power. Nugisoma uzasanga yarakopeye Sun Tzu. Yongeye kandi kwandika igitabo cy'urugamba gikubiyemo amahame 33 yo kwifashisha mu ntambara, akita The 33 Strategies of War. Hari abakita The Art of War mu mpine, ubwo bivuze ko yaba yarahimye The Art of War cya Sun Tzu. Uyu kandi yongeye gufatanya n'umuhanzi uzwi mu njyana ya hip hop 50 Cent bandika The 15th Law. Aha naho rwose iyo ucishijemo amaso wumvamo icyanga cya Sun Tzu. Si Robert Greene gusa wakopeye Sun Tzu kuko n'umuvumbuzi wa politike ya none Nicholas Machiavelli nawe ashinjwa kwiba inyandiko za Sun Tzu. Uzasoma igitabo The Prince yanditse kandi kikanashingirwaho amahame ya politike ya none mu kizwi nka Machiavellianism. Ukimara kugisoma rwose wahita ukoresha interuro abahanga bazi nka plagiarism, gufata inyandiko z'abandi ukazandika mu gitabo cyawe cyangwa ukazishyira mu nyandiko yawe nta burenganzira. Uwanyuma twasorezaho ni indwanya abayapani bose bemera ko nta muntu n'umwe wamuhize uzigera unamuhiga mu kurwanisha inkota, Miyamoto Musashi. Uyu nawe buri minsi 7 ngo ashiremo umwuka yasohoye igitabo cyakunzwe n'imbaga cyitwa The Books of Five Rings. Uburyo bw'imirwanire avugamo nabwo urebye ni igitabo The Art of War cya Master Sun Tzu. Aha rero ushobora kwibwira ko wasomye ikindi gitabo cy'intambara maze ukaba wakwemeza isi ko ntawe wahuye n'igitabo The Art of War. Nyamara impuzandengo y'ibitabo hafi ya byose by'intambara bisa naho byakopeye The Art of War. Ukuyemo bike byerekeranye n'intambara z'ikoranabuhanga rigizwe n'ibyogajuru, intambara za virusi, ubutasi bw'ikoranabuhanga n'ibindi byifashishwa mu ntambara za none zitagize aho zihuriye n'intambara zabagaho muri kiriya gihe. Gusa nazo hari aho zifashisha ibitekerezo bya Sun Tzu. Iki kiganiro nkishyizeho akadomo. Ukurikira ibiganiro by'inyigisho nk'ibi kuri YouTube channel yitwa Mwarimu Show. Nge nitwa Impano Marius. Wakoze kuduharira umwanya wawe. Gumana na Mwarimu Show.